umuntu kujyana umwana w'ibyumweru bitatu mukiva kwa muganga buryo namukunze numva ngira ngo nta nundi mukobwa nakunze urwo rukundo ariko Yago ntagashobotse Yago yagiye mu rukundo rutari urwanyarwo ibaza umukobwa waturutse mu majyepfo urumva zahuye agasanga umugabo mu Bugande yagezeyo yagamunyweraho ntuza amunyweraho ikibaba Yago yageke n'urumogi makuru ngo byagenze bite itandukana ryago n'umugore we nukuvuga ngo Yago n'umugore we ukuntu ubundi kuntu bamenyanye ntago bakundanye igihe kirekire bakundanye igihe gitoya afatirana uriya mwana ukiri mutoya aramushukashuka ko uriya mukobwa nawe avuze ko yagiye mu rukundo rutari urwanyarwo ntago yababeshye Yago ni mukuru arusha uriya mugore imyaka 10 yose ahubwo uriya mwana iriya myaka ntago ari yuzuye imyaka y'ubukure ariko yaguze uko ashobora no gutinya kugaruka kubera ko uriya mwana ari muto umurebye ubona yuzuye imyaka 18 ibaze noneho basanze yarabyaye ataruzuza imyaka 18 uriya Yago akigera mu Bugande yabonye nyine stress ishobora no kumwica agapfa ahita hitamo gushuka karawa kubwo ngo ni kazi Yago uzi yaza kuba ari wenyine mu nzu ko no gusara yari kwiruka ku musozi asazwa niki umugore Yago ari mu Rwanda yaraje aya makuru rafite se ndayafite yaraje ari mu Rwanda yaje mu Rwanda ryari yaje jo bundi yarahari uhashize iminsi 2 ari no mu majyepfo ati umugore yarashize yarananutse cyane pe yarumya yarana no kwisiga ahubwo ashaka ko yaramunyweshaga na rumogi ibuye n'urumogi nibyo Yago akunda kwinywera njya akunda kwinywera mu Bugande urumva umugore w'umugeni yatinya no kurya aho kibaza umuntu ntiyakoye nta nubwo yagiye kumusaba iwabo aramubyaje aramujugunye ubwo se nishema ry'ababyeyi ntiyigeza muko ntiyigeza musaba urumva iwabo ntago bazi Yago yahisemo kugira gute kandi kirara ukuntu wajyanaga nk'umugeni noneho kazaza kugira gute kwirega Yago ntago yigeze aza kwirega ibaze kuba yarashingiye inyogo ye akamukorera ubukwe nka buriya akaba atarigeze abwikorera arangije no afatana karakana kakiri na gatoya muri adolescence uri muri babantu hereza irindazi cyangwa muri za biscuit kamurongora niho yahise amufatirana muri ahubwo nta gisebo yagafite kubona yarateye inda kugeza ubwo umukobwa byara iwabo batamuzi agikundana na Dabije nahise mbona ko yagafite ikibazo no mu mutwe Yago ntago ari seriye umuntu yo kunana uriya mugore umukobwa wazihaze zo muri Nigeria zose arajya gukunda umukobwa umeze kuri ya Dabije washyize ikibuno agahindura buri kimwe cyose ryasarigoma ryo mu Bugande naryo umugore wabo nako bakiri kumwe nibe nawe nubwo yatandukanye yari umubyeyi yaranabyaye urumva yabanye n'umugore Jihad yabanye nande umutinganyi Jihad ntabwo nigeze ndarana na Jihad nta nubwo yigeze andongora cyangwa ngarongore musaza wanjye cyangwa ngo barongorane niba atari umutinganyi se ko atari umwana ngo ni mineri ka adafite imyaka mikeya arabuzwa n'iki gushaka umugore nibe na Yago rero yashatse aratandukana aranabyara Jihad kuki batabikoze kuki yigeze ashaka se yigeze abyara so umuhungu afite imyaka ingahe 39 kuki adashaka njye nabanje kujya ngira ngo Yago baramwanga cyane ariko naje gusanga nawe afite ikibazo n'ubwo bamwanga ntago nakubeshya haba hari abantu benshi batandukanye nta kintu cyaba hagati yanjye n'uriya mwana uretse guhuzwa na filime nta kindi gusa mwabakobwa mwe mukura amaboko mu mufuka mukoremo ariko undi yabura amafaranga ko yigurira arega none ikintu gitangaje yarijijwe n'imodoka aho kugira ngo arizwe n'urukundo ariko uzibyibuze niyo asomana n'umutipe ugaragara ufite n'amafaranga ariko akundanye n'agatipe gasurugunyu ariko bagiye dipu cyane basomanye birenze baragenda bahana n'ururimi ariko uragenda ugasoma n'umuntu ugatindayo mugahana ururimi kandi nabo bari abantu bakina filime babiriwe bari gukira ntibabana broshe wasanga uramuhungura no kunuka no mu kanwa Sireka mbahereza ikaze bakunzi bacu mbasuze mbifuriza kugubwa neza muri mwese impande zitandukanye aho z'igihugu uyu munsi rero tugiye kwiganira na Mutoni guturuka kuri Umutoni TV nabo numvise ajya birekarama cyane ngo Umutoni ese cyambe ko ari link bahita bayibona umeze gute se meze neza meze neza urashima wowe se ndaho ndakomeye meze bon ndakubona kutifubise se nta gukonje ya nta kibazo cy'imbeho njya ngira mu buzima busanzwe uracyafite amaraso ashyushye sharo cyari wese icyo kibazo hanyuma rero hano tugusanze tutangira tuvuga ahantu turi gukorera ni kuri Furaha Plus ni kuri Furaha Plus kuri Furaha Plus ibintu byose bihari haba hari ibyo kurya ibyo kunywa na massage byose service byose na biari urumva n'amacumbi ikintu cyose ushaka hano kirahari n'ukuri mubagane massage nago muhenda oya massage nago duhenda turahenda henda yego no hagarare reko
oya ntago ari ngewe ariko niwe ukorera abakiriya bakugane baze nibaze nukuri muze muduteze imbere yego ku bintu byose birahari kandi no ikintu kiza cyahanga hari parikingi nini wabibonye parikingi nini cyane no ku muhanda nibwo hayoberanye hari n'icyapa harange rero kugira ngo twumve ko hatayoberanye nyine twagiye ugeze ku isoko rya Ziniya urumva yego kuri aka gahanda ka kaburimbo uvuye ahahoze Rwanda Revenue yego komeza umuhanda ugakomeza imbere gato urenze ku gahanda kazamuka ku isoko gato ugahita ugera nyine ahantu hari icyapa neza kiri ku muhanda cyanditseho Furaha Plus nuko hariho massage hakabaho ibyo kurya n'akabari nyine kari VIP kameze neza ikindi noneho n'amarumu yego na massage rero kandi nukuri ntago duhenda yego ni karibu mwese rero muri Isanga hari nimero ku cyapa muhita muzibonaho ariko izange bwite noneho za massage yego ni 0787 zo kuri Furaha Plus ntabwo urazifata mu mutwe twinjire mu kiganiro rero oya twinjire mu kiganiro twagiye uyu munsi rero nagiye kubona mbona inkuru ibabaje cyane imeze gute nagiye kubona umuntu bita Nyarwaya Innocent Yago apostinze kuri Instagram ye aho yanditse ati fuck fake love niko yanditse niko yanditse ngwiki ati fuck fake love ni kuvuga ngo ni nko kumvikanisha ko urukundo yahuye n'urukundo rutari urwanyarwo cyangwa urukundo rubi rutari rwo urumva uyu nguyu Yago wabeshywe n'umugore akamubeshya urukundo kugera babyaranye nyuma y'ukwezi kumwe umugore ngo batandukanye nayumvise ariko Yago ntagashobotse Yago abantu bose bamubera babi uburiya nubona muri nk'abantu nk'icumi ukabona umuntu umwe ngo bariya baranyanga niwe ufite ikibazo Yago yagiye mu rukundo rutari urwanyarwo uriya mukobwa ntago yamukunze ibaza umukobwa waturutse mu majyepfo urumva zahuye agasanga umugabo mu Bugande niyo yasanze Yago ntabwo yaramukunze yagezeyo yagamunyweraho ntuza amunyweraho ikibaba wasanga yanamukubitagana nijoro amunyweraho ikibaba Yago ari gutinya kuza mu Rwanda kubera iki bundi Yago ni urumogi Yago yanyweraga urumogi kuri uriya mukobwa naramupimye wibyemeza kandi ni ukuri urabyemeza ariko ntago ngiye ariko mbona Jihad abimushinja Jihad noneho ibaze Jihad nafatirisha kuri uriya mugore wa Yago akamufatisha akavuga ati mbabarira nkubone n'amafaranga yayatanga Jihad ari guhigura umugore bukwabo amakuru se ameze gute bundi sa nk'utwibwira muri make numvise ubu yafite 5 kuri 5 amakuru ngo byagenze bite itandukana ryago n'umugore we ni ukuvuga ngo Yago n'umugore we ukuntu ubundi kuntu bamenyanye ntago bakundanye igihe kirekire bakundanye igihe gitoya urumva Yago afatirana uriya mwana ukiri mutoya aramushukashuka ko uriya mukobwa nawe avuze ko yagiye mu rukundo rutari urwanyarwo ntago yababeshye kubera ko yagamurusha imyaka Yago ni mukuru arusha uriya mugore imyaka 10 yose yagarashaje yose hanyuma rero kuba yaramubwiye ati ngwino uriya yafatanyije uriya mukobwa akiri muri ntuza muri harya ntuza byita ngiki muri adolescence aramufatisha muri ubwo buryo noneho Yago aramushukasha muri ya myaka y'ubushyuhesha yandi ukiri muri secondaire subizi ahubwo uriya mwana buriya iriya myaka ntago ari yuzuye imyaka y'ubukure ariko yaguze uko ashobora no gutinya kugaruka kubera ko uriya mwana yari muto ntabwo yari yuje imyaka y'ubukure umurebye ubona yuzuye imyaka 18 ibaze noneho basanze yarabyaye ataruzuza imyaka 18 Yago bamufunga yagashobora gufunga imyaka ingahe si imyaka 25 niba atari burundu 25 noneho Yago akimara gushukura umukobwa agira uriya Yago akigera mu Bugande kubera stress yarakuye mu Rwanda n'ikibaba cyinshi wenda afata yabonye nyine stress ishobora no kumwica agapfa ahita hitamo gushuka karawa kubwo ngo ni kaze aragategera aho bakamusanga mu Bugande Yago uziyaza kuba ari wenyine mu nzu ko no gusara yari kwiruka ku musozi asazwa n'iki nibibazo akuzugira ngo haguruke uve mu gihugu utacyanze ari ukubera amanyanga urumva kubera ko ari ibunga ramushakishaga ariko yagakangwa cyane niko abivuga avuga ko abantu benshi bamwanga muri shop ntabwo bamwanga Yago ni ikibazo Yago nawe ni ukuri ko baranисuzuma neza zasanga nawe ntago ari umwana mwiza arakazwa n'ubusicyo n'icyambaga ni nyandwi muri Yago no kangaye mu rugo wabo ntago mbizi ntago menyero wa karindwi mumbare mutubwe hano bazi Yago Yago asanga ari wa karindwi Yago naragukundaga pe urabizi
ariko burya iyo ubonye abantu bose mufitanye ikibazo ni ukuri ko Imana bari ikibazo ku buryo bigera no ku mugore wakubyariye ngo yagiye mu rukundo rutari urwanya n'inshuti ntago bamarana kabiri gusa urumva yaga dafite ikibazo hashize ukwezi kumwe ayibarutse ntago kuruzura neza nako kwaruzuye da ku itariki 5 kwaruzuye kubita tubangura dore n'amasari gugenda umugore rero yaraje mu Rwanda umugore yago ari mu Rwanda reka nisomere iyi comment umugore yago ari mu Rwanda yaraje ayo makuru urafite se ndayafite yaraje ari mu Rwanda yaje mu Rwanda ryari yaje ejo bundi ubu ngubu arahari yaje arahari uhashize iminsi 2 aje mu Rwanda ari no mu majyepfo ari mu majyepfo wawe yego hari comment nabonye ku kinyamakuru bita Sampo TV show cy'umusore bita Soti comment igira iti umuntu wanje ati mani uyu mugabo ni umugome sana avuga yago yego amaje kumubyaza sha ati umugore yarashize yarananutse cyane pe yarumya yarana no kwisiga ahubwo ashaka ko yaramunyweshaga na rumogi umugore wa yago iyo washaka no kurumunyweshaga aribyo banapfuye rega dukomeze kandi bamugira ngo biroroshye ati iwabo bari kumwondora umwana wabo ararwaye kubera kuri icyo yonka aya ngana barengeje ubwo umuntu yaburi ikintu cyo kora reka nkubwize ukuri buriya abantu benshi bura nka yago n'urugero yago ngo ntago ajya akunda ibintu byo kurya ntago yagakunda kurya akunda iki akunda kwinywera akantu nyine turatuntu two kunywa nyine turatuyuki iri habaye utuyuki twatuyoga Uganda niho tuba cyane byari bita ibuye yego ibuye n'urumogi nibyo yago akunda kwinywera nijya akunda kwinywera mu Bugande noneho uriya mugore urumva umugore w'umugeni yatinya no kurya yego akavuga ati nindya umugabo arahita ngo aragira undi gisambo agatinya kurya yatinya kurya ko no kwitinya ko atari bamenyerana yego ko yago yaramubaze ibaze kugutera inda ko kanya mutaramenyerana n'ukuri kw'Imana aho muteye inda nuvuga ngo mbese uriya mukobwa ashobora kuba yaritinye kurya bituma bura amashereka utanyweye ntago wakonza ariko ubwo yageze iwabo baramwondora bararya ni igisebo se kubona uriya mukobwa nk'uriya abyarana n'umunyamakuru ukomeye mu gihugu cy'u Rwanda si ni igisebo cyangwa n'ibyo kwishimira ko n'umukobwa nk'uriya abyarana n'umunyamakuru ukomeye mu gihugu cy'u Rwanda akomeye ariko akomeye iki aho kibaza umuntu ntiyakoye nta nubwo yagiye kumusaba iwabo aramubyaje aramujugunye ubwo se n'ishema ry'ababyeyi nta nubwo kuvuga ngo arakomeye se akomeye gute ntiyigeze amukwa ntiyigeze amusaba urumva iwabo ntago bazi yago yahisemo kugira gute ahubwo se unsiri kuvuga cyane we nta kibazo avuga nta kibazo na yago kandi yago nta kibazo dufitanye urumva yego ibaze umuntu iwabo atigeze akwa yego ntigeze ajya no gusaba yego kandi kirara ukuntu wajyanaga nk'umugeni noneho kazaza kugira gute kwirega yago ntabwo yigeze aza kwirega hari n'igihe ariko ubushobozi buba butanahari bwo gukora ubwo bukwe none se ukavuga ngo akomeye mu gihugu gute kandi nta bushobozi afite ni umunyamakuru ukomeye cyane akomeye aterero sasa ntago akomeye ko nta mafaranga afite niba nta mafaranga afite kandi akaba ibaza noneho ukuntu aragasuzuguro sha ibaze kuba yarashingiye inyogo ye akamukorera ubukwe nka buriya akaba atarigeze abwikorera urebe ko ubukwe yakorera inyogo ye bwiza cyane yesu mbega ubukwe bwari burenze nese ubona yaratinya iki kugira ngo akore ubukwe inyogo yewe nabwikorere nyine yago icyambere cyo yarakennye ikindi cya kabiri yarahunze igihugu urumva arangije no afatana karakana kakiri na gatoya karaho nyine kakiri muri ntuza muri adolesa uri muri babana uhereza irindazi cyangwa muri za biswi ukamurongora niho yahise amufatirana muri ahubwo nta gisebo yagafite kubona yarateye inda kugeza ubwo umukobwa byara iwabo batamuzi akaba iwabo umukobwa atamuzi akaba atari yaje no kwirega byibuze nyine yatuma papa we cyangwa atuma bakuru be bakamugirayo niba atarashoboye kuza mu gihugu yamushukishije iki kandi nimba numva kiri yamushukishije twatugambo twe yakaratereta we yagurubyibuka ariko kuvuga ngo siri samwe ngiye ngo none nguzanira nundi wa katatu ariko yakomana ibaze umwe ntahagije babiri ntibahagije batatu nabo iyo yago rero twinjiye muri story ye y'urukundo turaza gusangamo umukobwa bigeze gukundana kera sinzi nimba umuzi mwabyaye oya mwabyaye arabeshyira ntago bigeze baryamana uriya ni amagambo y'uriya mukobwa ahubwo hari undi mukobwa bita Rudakangwa Charlie wari umunoza wari umudiaspora wakundanaga na yago ndamuzi nuko yago rero mu myaka ishize nibwo yaje kuzajya posting ati hari abantu ukunda ariko ntibagukunde ari yago arongera ati akazajya ashyiraho post zigaragaza ko
atagikundana cyangwa se atari mu rukundo, mu gihe uyu mukobwa yamuvugaga cyane abari mu kiganiro ari kumwe na Brian akazajya ahora ashaka umugabo hano kuri Slim Jesus. Umugabo araza kuboneka, reka tubanze tutere story. Umugabo araza kuboneka umuntu ugira ikibazo. Ukuri mfite intoki nziza zo kwambara impeta inshwi. Yago arayikwambika. Inde? Yago. Mana Slim Jesus uragira amaguruke muri kiganiro. None se uri kuvuga uri kuvuga ngo ufite intoki nziza ariko zitari Yago ntabwo ukeneye umugabo kandi na Yago ubaka kanya umugore yamutaye ubari singo kuki wumva ko Yagarega ntabwo yigeze kubura kuba singo yarasambanye kubera ko ntabwo yigeze asezerana nta nubwo yigeze akwa nta kintu yigeze akora yabaye nk'aba bandi bo mu mutara abantu z'abakonyine ngo bajya yateretesha inshyushyu sura ndaguha inshyushyu yakabwira nk'umukobwa ngo naze ngo aramuha inshyushyu abandi ari gutanga amafaranga gutanga amamodoka we ngo aratanga inshyushyu twaturira kuri iyi nguyu yakundanye n'uwo mukobwa aza kuba yamubabaza ariko mu diaspora mu gihe yamuvugaga cyane muri buri kiganiro avuga ati umukobwa nkunda n'uyu nguyu umukobwa nkunda n'uyu nguyu ahantu hose amuvuga ahantu hose muri buri kiganiro akahita anamuvuga pe akanavuga n'izina rye nyuma baza kuba batana ntibarekera guforowinga no muri kano kanya nanone story hari we n'umugore we ntabwo bagiforowingana urabona bino bintu biri buze gutanga iki kuri Yago nimba ashobora gukundana n'umukobwa hari n'abadabijo n'abandi bose bakagenda bamutererana cyangwa bamwanga ubona Yago bamuzize reka nkubwize ukuri ubundi Yago nuko ngereka babwize ukuri agikundana na dabijo nahise mbona ko Yago afite ikibazo no mu mutwe nuko Yago ntabwo ari seriye umuntu ujye kundana n'uriya mugore umukobwa wazihaze zo muri Nigeria zose nta kintu kimwe atazi Yago akajya kumwikubira ahubwo Yago n'umwiyahuzi arajya gukunda umukobwa umeze kuri ya dabiju washyizeho ikibuno agahindura buri kimwe cyose yagafite ikibazo afite ikibazo cy'imitekerereze azajya kwa muganga rebe ko tudasanga afite ikibazo Yago rero mu nkundo ni ukuvuga ngo Yago ntabwo ikibazo ari uko ari abo bantu babi ahubwo yagafite ikibazo niwe mubi uriya mwana w'umukobwa umbabara umbwiza ukuri ukuntu wamubonye icyambere cyera ataragera hanze yego urumva yari ataramenya imihanda ukuntu nta bubandi mbese yari afite muri make ikindi ntiyari aturanye n'ababyeyi ngo aramushuka urumva ntiyari aturanye n'ababyeyi mbe ndetse komeza nta kibazo ntabwo yari aturanye n'ababyeyi ikindi ntabwo yari amenyereye uburara yamufatanyije kubera ko nta burara yari azi urambye ngo yahuye nawe ngo mbere yaba rero umufana we bahuye ari umufana ngo ari umufana we ngo bagenda behuza amakuru nyinshi ikinyamakuru bitigihe.com niko nasomye ubundi ngura ngo yari umufana wiwe ngo birangira bakundanye ubundi se bahuye bate dine kandi avuze ko umukobwa yari umufana we baraganira birangira bahuje barakundana Yago ntugire ngo yamufatanyije kubera ko ari mwiza ura mukobwa yamufatanyije kubera ko ntatarakarara yavuze ngashutse byakunda niho yamushoboreye naho ubundi yaza kuba ari nk'ururara ntabwo ari kumushobora ko Yago ibyo byose byari bimaze kujya hanze yego bigiye gutuma ariko uyu mukobwa yamuteye depression asigaye yipostingira aba Vestina na Dorcas inde uyu mukobwa wo mu diaspora reka tubanze dukina kano kantu kugira ngo winjiremo neza kugira ngo mwinjire mu kiganiro fresh sibyo nkumvishe kano kantu pege intoki twagiye ariko barya mu Bugande nariki umugore wabo nako bakiri kumwe saya baba n'uyu n'umwe ngendaho muri iyi mihanda ugira amahoro kuko Imana yarambwiye ati mwana wanjye iyo nkuru genda ube ariko ikintu cyo kizi kwikina we ariko jihad rwose ngo nta muntu ujye umuhemukira nyine ngo agire amahoro yamuhemukiye Yago sinde yamuhemukiye cyungu ni iki Yago ni iki yahemukiye ariko icyo Yago ngo aziranga impamvu yamusize no kubera ko yahemukiye jihad nyine burango nuvuga mbese jihad yaramusengeye ntigeze abyara byibuze ngo natandukane nagira ngo nsubiremo ako kantu ngo nibe nawe ngo byagenze bite nibe nawe nubwo yatandukanye yari umubyeyi yaranabyaye urumva yabanye n'umugore jihad yabanye nande umutinganyi jihad afite umugore yigeze agira n'umugore se yigeze agira umwana se jihad afite imyaka ingahe jihad se n'umutinganyi jihad n'umutinganyi nawe ugiye kutubeshya jihad n'umutinganyi ntabwo jihad ari umutinganyi ntabwo nigeze ndarana na jihad nta nubwo yigeze andongora cyangwa ngarongore musaza wanjye cyangwa ngo barongorane ariko namakuru bivugwa ko ari umutinganyi niba atari umutinganyi se ko atari umwana ngo ni mineri ka adafite imyaka mikeya arabuzwa n'iki gushaka umugore nibe na Yago rero yashatse aratandukana aranabyara jihad kuki batabikoze kuki yigeze ashaka se yigeze abyara si umuhungu afite imyaka ingahe
39 kuki adashaka abakobwa babura baramubenga ntabwo se yarasiramuwe ni video nirebeye ntago ari nge wayishyizeho Jihad yarasiramuwe ntago mbizi niba atarasiramuwe rero arabaza iki Yago kandi Yago wasanga nawe adasiramuwe n'iki kabaye amafirimba abiri yo ubwo bita Jihad mu byishimo byinshi ati byasarigo mu nogore nago bakiri kumwe nituza kureba abantu benshi rero uri kubona ko muri kano kanya uwo bita Yago ariko nkongera nkibaza se kuki Yago ni ikihe kinazira birangira inshuti ze za hafi birangiye batandukanye cyangwa se bagiranye ibibazo nko bita Brian wabonye ko byagize gutya bikaza ibibazo ndetse nabandi bose ubona we ku giti cyabona ari izihe mpamvu rero Yago ntago ari mwiza Yago ntago ari mwiza ni wa muntu wiyemera icyo cyambere ikitagira ibintu bimeze nkaho wagira ngo ni ukwirakazwa nta yabashaka guhendahenda urumva Yego ntago mbese n'uba mu murima cyo ntago azi guhendahenda ikindi cya kabiri nafite ukuntu yigira ngo Yego nyina akumva ko menya hari wenda ari we muntu uzwi cyane mu Rwanda Yego ari wagombye kujya avuga rikijyana yajya kora ibyo ashaka byose bikagira njye nabanje kujya ngira ngo Yago baramwanga cyane ariko naje gusanga nawe afite ikibazo n'ubwo bamwanga Yego ngahibaza umuntu wanzwe na DJ Brian DJ Brian atari u Rwanda rwiza ntago mbizi kuko ntago tuziranye kandi barambwiye ngo muranavugana nakanje ntago mvugana nawe ambabarire cyane ntago mbizi dukomeze ukuntu bihakanye rwose ariko ubundi ni ukuri reka mbabwire Jihad ntago ari mwiza na Yago si mwiza urumva ariko Yago ni ukuri afite akadevo ko kujya nyine arakara ubusa akumva ngo abantu baramwanga akumva ngo abantu ngo bamwihishemo utuntu nk'utwo nyine agira itiku muri make agira itiku pe abantu bati none ko yigize mwiza agahindura abantu bose abagome ibyo yabibona n'umugore yabaye mube ntago umugore yagafite ikibazo Yago ntago ari mwiza ariko we munzizi iki bundi kuri Slim Jesus munzizi kuki muntuka murantukira iki muntuka kubera iki hawuzi ko hari abantu b'inshinzi we ufite abafana b'inshinzi n'ukuri kw'Imana barantuka bakanyumiza banziza iki muranyangira iki murantukira iki aho tukakubera ko wihaye ibyo kuvuga nabi Jessica ntago Jessica Yego arewe Jessica mama arega yigize nk'umuntu nyine ngo w'intwari ntwari mama yigize intwari kazi aragenda yigira nk'umuntu w'inyangamugayo kandi Jessica buriya biriya bintu byose nibyo yikora nibyo yikora ubundi Jessica ntagashobotse Yego rero kumusubiza ntago nigeze naye mutuka ahubwo amakosa nakoze nuko ntamututse nkuko yantutse iyo nshobora nkamutuka okay so ubu ngure yongeye kwita nkomeza hari aka video yo nindera aka video k'umuntu k'igipupe cya mama nabonye kigize cyambaye ibiboro byari buhaye wakabonye cyambaye bimwe byari yes reka turebe hoya tubivoho ahubwo twigire ku nkuru ni inkuru nanone nabonye y'umwana w'umukobwa ukiri mutoya bita bamwita ngo iki wa mwana w'umukobwa batse imodoka haryara wa mukobwa batse imodoka wibuka ukuntu bamwita Swara Swara bayagize gutya umufiance bakundanaga wari waramuguriye imodoka arangije ishoba ku munsi w'ejo yaramukatiye baratandukanye ntabwo ari ku munsi w'ejo ahubwo ejo nibwo hagiye amajwi hanze avuga ko bahise bamwaka bamwatse imodoka iyo story warayumvise narayumvise ese ubundi ubona ibintu Swara akoze byari bikwiye we gute bira byo kumwaka imodoka nyine byo kugira byo gusomana muri video kandi afite umugabo gusomana afite umugabo keretse niba ahubwo umugabo we hari condition yari yaramuhaye wenda akazirengaho ako naho ubundi bakundanye bize neza ko akina filime ari umukinnyi wa filime ati mwimvishiriza aya majwi none uhita twinjiza kuri Swara unamudusobanure neza nabonye nsinge ndamuzi akamfite inzara nziza ndi kuzirata ntago nakubeshya haba hari abantu benshi batandukanye nta kintu cyaba hagati yanjye n'uriya mwana uretse guhuzwa na filime nta kindi mbese mbabanyita bivugane tubiganireho ni gute ushobora kunyaka babarira tukinjira imodoka wamuhesha bundi nta n'umwaka urashira do umwaka mugusha muri kuri kwezi none kubera ikintu cy'amafuti n'iki ngiki please tekereza abantu bose bazi ko mfite imodoka utekereze nyine ntabwo
sinzi ariko abakobwa bakunda iby'ubu ndagusabye basi umfate cyangwa umwirondore mama umfate rwose ni ukuri ndakwinginze ariko noneho nishyana ndumiwe n'ukuri kw'Imana umukobwa bamuha imodoka ntibayimwandikeho akumva ko ariye ariko nyine yariye gute kuki atayimwanditseho ese umuntu nimba guhaye imodoka mu gihe mu atarakora mitasiyo yego mitasiyo itinda yarashize igihe gito agigaragaje Mana y'isi n'ijuru haburaga ukwezi kumwe ngo umwaka urangire icyo gihe cyose babuze ahantu bakora mitasiyo si umunsi umwe icyo gihe kiba ari igihe baba bakiri gushaka ibyangombwa runaka yayimuguriye se rero kazi cyangwa ari njye yari nshyashya niba ari njye se ukivugo itaje imwanditseho uriya muhungu ntagira modoka ari yahayira umukobwa ubona ari impamvu ureba byose biri kwa yari yarayimutije se yari yarayimutije yatiruye amaswara aratwikaga yari kwitwikira bari bamuhaye oya nyine urabona birabara byo bishobora kuko bari gutwikira filime yabo ubundi hari filime yabo bagiye gusohora bari gutwikira kandi urabizi ko usibye n'abakinnyi ba filime n'abahanzi muri rusange batwikira ibyo bagiye gusohora sibyo ni ukuvuga ngo rero uriya swara imodoka niba inahari cyangwa idahari icyo tuzi cyo nuko ari gutwikira reka natwe tumufashe tumutwikire urumva ariko mu by'ukuri ntabwo umuntu yaguha ikintu kitakwanditseho mu mazina yawe nurangiza mvuge ngo ni icyawe gusa kuba uriya mukobwa ari umukinnyi wa filime akaba yari afite sheri we sibyo keretse niba hari kondisiyo yamubwiye ati ntuzasomana akaba yabirenzeho ariko gukina filime se umukinnyi wa filime mwiza akina role yari yose bamuhaye ntabwo ari kurobanura role bamuhaye ariko hari n'igihe abantu badirectinga amafilime nabo hari igihe nabo barengera ko yari azi ko afite sheri kuki bamukinishije iriya role kuki bayimukinishije filime niyo ariko filime niye wasanga yari azi ko iriya modoka atari wimwaka agira ngo amukujeho kandi ntiyibuke ko amazina imodoka itanditse mu mazina ye gusa mw'abakobwa mwe mukura amaboko mu mufuka mukoremo ariko undi yabura amafaranga kuyigurira arega none ikintu gitangaje yarijijwe n'imodoka aho kugira ngo arizwe n'urukundo ngo mana uhenga imodoka ngo barayinyatse ngo nk'abasheri nk'abantu twagendanaga nk'inshuti zanjye ngo zimaze kumenya ko mfite imodoka nta kwinginga umuhungu ngo byibuze ngo mbabara ngo dusubirane ngo nababaye nyine kubera ko wanyanze ntago yigeze abivugaho yababajwe n'imodoka gusa wumva urukundo ahantu ruri mw'abakobwa mwe mwakuye amaboko mu mufuka mugakora mukagura izanyu cyangwa mukagendesha n'abagura afite ubwoba ko ari bugiye kongera gutega moto ariko muhungu ntago none uriya muhungu basomanaga Yesu mbega mana we uriya muhungu basomanaga Yesu mbega gatipe ariko uzi byibuze niyo asomana n'umutipe ugaragara ufite n'amafaranga yari kuvuga ati wenda sheri humura ni ngewe uzize urumva reka nkwikundire noneho n'ikindi cya kabiri noneho mpite nkugurira n'imodoka noneho nk'iriya cyangwa irenze iriya ariko akundanye n'agatipe gasurugunyu kuri kw'Imana kadafite ikintu na kimwe kakana kadafite n'amafaranga barasomanye ariko swara ni mwiza swara nta bwiza bwe usibye kwisiga mu korogosa rutandi nta bwiza bwe n'iminwa minini imeze nk'aho nta bwiza mbonye ubwo atari mwiza ariko ni umusitari ariko ubwo busitari butagira amafaranga abasitari rwose muranze ugasanga umuntu yipashe muremure agiye mu nzu adashoboye kwishyura akagenda akajya muri hoteli adashoboye kwishyura ari gusabiriza ubundi abasitari kukimusabiriza barasabiriza bipasa muremure ku buzima batarimo badahuye nabwo bagashaka kwishyira hejuru none ugasanga bari gusaba abantu batari abasitari icyanze cyo ariko swara nubwo ubusitari bwe yabugenzemo neza ni umukobwa ugaragaza ko yihirinze kera yakoraga umuziki yihirinze kera se akora umuziki niba yarakoze umuziki akaba akina na filime kuko ari kubabazwa n'imodoka bamwatse iye irihe ahubwo bihise bigaragaza ko abasitari benshi tubona bari gutwara amamodoka yanjye narayigurishije narakennye ni ukuvuga ngo benshi uzajya gusanga usange benshi baraziguriwe n'abadiyasipora cyangwa se abagabo nicyo byahise bitugaragariza ngo mana we ngo ubuse nk'imodoka yanjye ngo ngiye kugenda n'iki ngo abashuti banjye ngo twagendaga muri anniversaire ngo tugenda ngo bose barazi ko ufite imodoka ntabwo yigeze babazwa n'urukundo nta rukundo rukibaho nta rukundo mukigira ababajwe n'imodoka ngira ngo babaze asaba imbabazi umuhungu byibuze niba ari n'amakosa yamukoreye bongera bakundana yakosora imodoka yimusubiza wowe bongeye bagakundana imodoka urumva yimusubiza nahita nguryonga kugeza uyinyanditseho ese ubundi ni gute naguha n'inyuma hariya ariko ukayinyandikaho ni gute umuntu urumva akundana ndi kuvuga kuri iriya timu ya swara ukuntu aba yarakundanye n'umukobwa
nako aba afite umugabo bakundana yarangiza akajya gusomana. Oya bira ni filime no kuri kw'Imana. Bira ni filime. Wowe wakina muri filime uri gusomana none? Gusomana si bisanzwe. Ariko bagiye deep cyane. Basomanye birenze pe. Basomanye birenze baragenda bahana n'ururimi. Buryo uragasoma umuntu ukubitaho nyine ukomeza. Noneho yavuze ngo mana we ngo nukuri ngo ni ibintu bagize ngo bapanze ngo barabikabiriza ngo kuko nguzi ngo ni kuri yansomana ngo ntago uzi ukuntu nsomana ngo nyine ngo babikabirije bagiye babifatanyije ariko gutya gusomana n'umuntu gutya nta kibazo gakeya nyine ukarekeraho ariko uragenda ugasomana n'umuntu gatinda yo mugahana ururimi kandi none bari abantu bakina filime babiriwe bari gukira ntibabana broshe wasanga uramuhungu ari no kunuka no mukanwa oya swara n'ukuntu yasomanye n'agatipe badakwiranye n'ukuri kara gatipe kambabaje akantu kameze kuri hano ukuri swara agafata iminwa ye akajya kwisomera kara gatipe kadafite n'amafaranga n'ikibazo gikomeye so reka mushimire rero wakoze cyane dore burije twibutsa abantu ko tuba heza ndabona n'agakomande kawe bakazanye so turi kuri Fla Plus muhagere babakire namwe mumererwe neza cyane n'ukuri byose babihari byose barabakira neza cyane